Rayon Sport irakina match ya nyuma Samir muri Rayon Week mbere yo gukina na Yanga. Ni ikipe Etincelle bari buze gukina ku isaha y'isake. Ikipe bitarukiye no ku make ba Rayon Sport iste perfect navuga ngo precision. Bo imaze gukina imikino ine yinjije ibitego 10 nta gitego na kimwe irinjizwa. Ne ekipe ibona ko iri kugenda ntabwo abantu benshi barayakira kwa kore Christema ntizarangira buri munsi baba batekereza kumva umukinnyi mushyashya ariko kubijyanye no mu kibuga umutoza wa Famille Lotfi yigaragaje nk'umutoza w'umutacticien cyane gutsinda 4-0 ekipe ya AS Muhanga ugatsinda ama ekipe arimo ekipe ya Gasogi ibitego 2-0 Gorira 1-0 meme na Miroplast barayitsinze ne ekipe navuga ngo ubona ko ibintu byayo bya resultat muri precision ni sawa ayo cyane ekipe ya Etincelle ubona ko nayo bitaracayuka neza toza Seninga Innocent wari watangije imyitozo byabaye ngombwa ko asezera ino ekipe bitewe nuko ntigeze yumvikana n'ubuyobozi siritu witwa Depite ntabwo bigeze bahuza bitewe nuko ya Seninga avuga ko recruitment bakoze atazishimiye wanareba na Chabara bavuga ko agomba kwinjira muri ekipe ntabwo arahagera ku munsi w'ejo nabo bakoraga imyitozo abafana b'ikipe Etincelle batanga message bavuga ati Etincelle itarimo Seninga ntabwo tuyemera ati Seninga agiye atuzanira impano zitandukanye ati nka Ayman yataza kwa Seninga ntitwari buzamumenye ati rero nta bavuga kote zikomeye cyane bavuga ati ngo na Yesu abafana ba Etincelle barakabya cyane nk'uyu munsi reyibatsinze nibyo wareba ukuri bashaka guhereza ubuyobozi bwabo ijyane kuri ekipe ya Etincelle ntabwo navuga ngo preparation zabo zizagira ahantu heza cyane ariko kubijyanye na Rayon Sport yo ibintu byo biri ku murongo nimugoroba nibwo bamuritse Jesse wabonye gutadera Jesse nziza cyane ikipe ya Rayon Sport yamuritse nakunze n'uburyo bayimuritsemo presentation nziza cyane yaba bayimuritse ndetse n'abakinnyi nabonye nabo bagiye bayimuritse bose ariko siritu Jesse nziza cyane Sami bari raporo y'umwaka ushize ubona ko hari ikintu bongereyemo mu bwiza bwa Jesse bagaragaje nabonye abakinnyi benshi nabo bagiye bayifotoreza nk'ubusanzwe wenda abantu bazi Jesse ya Rayon Sport n'ubururu n'umweru ariko hari ukuntu hano ku ntugu bashyizeho agakora oya ku ntugu gutya bashyizeho ubwo ubururu bujya kwa nk'ubwa Man City akabresier ukuntu gacuye ubururu buda yego sky blue ni Jesse nziza n'abakinnyi nabonye bose bakoze presentation nubwo ngo genda yabuze ni nziza ariko oya nabuze bongiye ekipe y'abagore nicyo kintu cyo nandenzemo kuko iyo werekana Jesse ufite na ekipe y'abagore ugomba kugira umwe mu bakinnyi b'ikipe y'abagore ugomba gupresenta simbizi bashaka kuza kubikosora we kuko uyu munsi saa 3 barekana Jesse ya away hanyuma ejo saa 3 bazerekane Jesse ya gatatu hashobora kuziramo hanyuma ku wa mbere nibwo bazacuruza kuko Jesse ya gatatu shaka kuzamo nk'ubushize bambaraga pink kandi pink ikunda kuba ari izina ari bara ry'abakobwa cyane bararikunda maybe wenda bakoze nka Jesse ijya kumera gutyo bashobora kuba bazana mu presentation mu ikipe y'abagore ariko kuba ntabonye umukinnyi uhagarariye ikipe y'abagore ku bwanjye nabonye ari akantu konyine kabuzemo ibyo bakoreshemo abakobwa ariko bagomba gukoreshamo n'abakobwa bakinira Rayon nk'uko tubimenyereye n'ahandi hose y'ikipe ifite ikipe y'abagore ikagaragaza Jesse barebamo nibura mu bakinnyi babo muri ekipe y'abagore nka 2-3-4 nabo bakaza amafoto muri photoshoot nizere yuko amugani niba afite uyu munsi saa 3 baramurika ejo saa 3 bamurike batandikite ese abakobwa beza bagaragaje berekanye no mwambaro muri ekipe yabo y'abagore ho baburamo abandi beza oya banarimo na FIFA sinangombwa ko ari mwiza upfa kuko ameze kose umuntu mwiza mu kibuga rega dose mwiza mu kibuga uko inkunda Jeannette nawe ujye kufura bakubita kuruzi bazimeze kandi Rayon Sport nayo y'abagore kwitegura CAF Champions League izabera muri Kenya ikiza arega FIFA ijya kuzana bino byo gutegeka ama ekipe kugira amakipe y'abagore ni nk'ibi ngibi yacaga bati abagore ko mubakoresha muri presentation y'amajezi ndetse no mu birori byanyu byariye babakorera ama protocole n'ibiki mutabashyira mu kibuga
ngo bakine aribo batangiye guteka amakipe akomeye aribo za Real de Madrid baba bati kugira ngo umupira w'abagore ukomere nuko muzagiramo ya mabrand yamaze kuba manini muri sport ubu match ya Champions League Arsenal na Barcelona iraba abantu bakajya ku mateleviziyo bakayireba match bavuga ko arimo amazina akomeye asanzwe abaho no mu makipe y'abagabo ni nacyo gihe cyiza cyo kumenyekanisha bamwe mu bakinnyi baba bafite mufite abakinnyi beza aho ngaho ariko benshi bamwe na bamwe bakunda gukurikira ekipe y'abagabo gusa bakaba batabafite amakuru hano mu bagaragaje mugashyiraho n'amazina yabo biba byiza kurushaho zere yuko kuri away kit baza kubikosora byo byose hano kabisobye rwose kandi none hari n'abakinnyi basinyishije bashyashya bazabafasha ari n'umwanya mwiza wo kugira ngo baberekane muri izi jezi nziza za ikindi kintu cyiza muri ino pre-season ya Rayon Sport Samiri mu bitego byose bamaze gutsinda bityo kimwe batsinze Gorilla, bibiri batsinze Gasogi, bine batsinze Muhanga na bitatu batsinze Miroplast n'abakinnyi batandukanye bagiye babitsinda yaba Abdelaziz, yaba Adama Bagayogo, Bayisenge Emery, Mohamed Shere, Abedi Bigirimana, Rukundo Abdurrahman ndetse na Hasanana. Ni ibintu byiza kuri equipe ya Rayon Sport benshi baracyategereje kureba noneho tipiko namba 9 wabo nawe ashyiramo igitego kurumva naba winga biganjemo nabo hagati n'abadefenseri imvune iracyakomeje 9 imvune iracyanakomeje turashaka kumubona kuri score sheet ya Rayon Sport ashaka kuzatsinda kuri Rayon Days ejo zaboneka yari yagize akanoke kuri match ya Gorilla kandi amakuru mperuka nuko nanone Big Bello nanone bishoboka ko atari yakira neza bafite match rero n'ikipe ya Etincelle uyu munsi kuri stade Umuganda ku isaha y'isa 9 twakire Wasiri ari ku murongo wa telefone. Wasiri waramutse? Nkuru nziza Emmanuel waramutse neza 11 se baracyara abazungu cyangwa hivanzemo abirabura? oya bose ni abazungu rwose nkuko gahunda twayipanze ndabona ariko ikiri kugenda ntibabona kuba abazungu kuko imikino ibaye ine ndatsinda buri munsi clean sheet ya buri munsi imikino niyo winjije ibitego 10 bari abazungu rwose ariko indirimbo curimwe n'abazungu abantu bayakiriye bate barayikunze barayishimiye kandi na n'ubu biracyakomeje ariko icyiza kirimo nuko ndibuze no kugira umwanya munini cyane wo kuyibumbisha kugira ngo tariki 15 z'ukwezi kwa 8 2025 bazagira umwanya munini cyane none utari uwo kuyumva ahubwo wo kureba Superstar Wasiri arimo arayiririmba n'ababyinnyi be biryoshye afata n'amashusho nanjye ndumva Wasiri mufitiye amatsiko 64 kuri YouTube mu minsi ine urateganya amashusho urayafite cyangwa uzayashutingira nka kwa kundi amakorari y'abarokore akora ibitaramo byo gushutinga kubera ko indirimbo ari y'abareyo nafashe icyemezo na gahunda by'uko indirimbo igomba gushutingirwa muri Stade Amahoro hanyuma amashaka bari bazafatirwa nyuma y'umunsi w'igikundiro rero nibwo abantu bazabona amashusho ya 11 n'abazungu project twatangiye kuyikoraho turimo turaganira n'abagomba gufata amashusho ngira ngo biri no kugana ku musozo hanyuma igisigaye nuko muri rusange tugomba kubikoraho kugira ngo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 2025 amashusho azafatwe neza hanyuma nyuma yaho gato ndace iminsi mito banabone video ya 11 n'abazungu urimo urajya i Rubavu ngira ngo igere byose numva uri nko mu modoka abanyarubavu bitegereye Rayon Sport imeze gute uyu munsi yaba bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport n'abakunzi umupira w'amaguru ndabanza kubiyekizaho abanyarubavu ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru kubera ko Bing Bello akabaye yaratsinze ibitego 2 kuri match ya Gorilla wari no gutsinda ibitego 3 uyu munsi ntago ari buze gukina umukino hanyuma Mohamed Seri wari buze gutanga assist ebyiri mu bitego 3 Bing Bello yari buze gutsinda ngira ngo nawe yagize ikibazo cy'umune kuri match ya Gorilla ntigeze asoza n'igice cya mbere nibo bakinnyi babiri batari buze kugaragara kuri uyu mukino abandi bose namahitamo ya Afahami ya Lotifi Dr Professeur ibyo ari buze guhitamo nibo bakinnyi muri buze kubona mu kibuga ariko no mukino wa gishuti ndatekereza uburyo wa balance squad uburyo atanga umwanya ku bakinnyi bagiye batandukanye abanyarubavu rero bitegure 11 b'abazungu abanyarubavu bitegure ko tugiye kubereka ya kipe yabo umwaka ushize imikino twarahanyuze ariko tugiye no kuwatangira uyu mwaka w'imikino mbere yuko rero dukina umukino munsi w'igikundiro tugeze Rubavu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari Rubavu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari
bari Rutsiro, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari Musanze, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari mu Ngororero, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari mu Bigogwe, aho hantu hose nibaze durire kuri stade Umuganda, hanyuma turebe umukino mwiza cyane uri buze guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Etincelle. Ikipe zose zizwiho gukina total football barigendera hasi. Yohani Cruyff rero agiye guhura na Pep Guardiola, ubwo abantu baze kuza ku kibuga benjoyinga umukino kubera ko baraza kubona icyitwa kunyerera k'umupira, PlayStation. Kwa kundi ngira ngo abantu bazi PlayStation ya nyayo barimo barakina, ujya kubona ukabona nka possession imashini yabuze uko iyibara, gasanga wenda ikipe imwe ifite 50, indi ifite 50, indi ifite 51 wenda indi kagera 49. Bitegure possession yegeranye cyane, ariko imwaka w'imikino igisobanuro cy'umupira naho amakipe yose arakina, ariko bikarangira Rayon Sport itsinze. Ubwo tuze guhura saa 10 tugiye kwinjira mu gitaramo Rayon Sport imaze gutsinda ikipe ya Etincelle. Ndi kubwira abanyarubavu, umuvugizi w'abafana ba Yanga yitwa Ari Kamwe, hagaragaye bisi ibrandinze yanditseho ngo twende Kigali na Ari Kamwe. Hari umuntu yandikira ambwa ati wabwiye Wasiri akavuga mu Giswahili akagira ubutumwa agenera Ari Kamwe mugenzi we. Ntago ndi umuntu uzi Igiswahili cyinshi cyane, ariko hari message imwe yonyine ndimo ndagenera abantu bose bari muri Tanzania ndetse n'abantu bose bumva ururimi rw'Igiswahili. Ni message imwe yonyine ndimo ndagendana, idafite imirongo irenze 5, ni mirongo mikeya cyane, ariko iri kumvikanisha uburyo uyatari umukino usanzwe, ubise umukino usanzwe. Ngira ngo niba biteguye rero n'umuntu uzi Igiswahili niyegera hafi kugira ngo yumve ubu buvanganzo Wasiri yageneye abanyatanzania na community yose y'abantu bumva Igiswahili neza. Ndabanza mbaze, Yanga mpo, hii sio mechi ya kirafiki wanaishi. Huyu ni mtanangi wa kipimo cha hatua ya makundi kwetu. Kaeni tayari. Ubwo mu Kinyarwanda batumva Igiswahili ndababwiye nti bafana ba Yanga, bantu bo muri Yanga mwaba muhari. Uyu ntago ari umukino wa gishuti. Uyu ni umukino w'amatsinda. Ngaho ni muze mutuje, icara hamwe utuze none urebe ibigiye kukuba wowe Yanga. Ariko ntibange kuza. Bafite karibu i Kigali. Urakoze cyane Wasiri, ngira ngo niba nta bundi butumwa ufite ugenera abareyo muri iyi weekend ubwo twakurekura ukajya kureba ibyo ugenera abanyarubavu. Yego, message ni imwe yonyine ndimo ndabwira abatuye Rubavu. Uyu munsi ntago ari Rayon Sport y'abagabo gusa bari buze kubona, nibo bambere bagiye kubona niyo bari n'abategarugori iri kwitegura Sekafi igomba kubera i Nairobi muri Kenya muri kwezi kwa 9 tugiye kwinjiramo. Saa 6 zuzuye rero niyo gahunda tugiye guheraho. Turaza kuba dufite ikipe ya Rayon Sport Women Football Club mu minota 26 iri imbere bagiye gukina n'ikipe ya AS Uwezo. Ini ikipe yo muri Goma yamaze kugera nayo mu karere ka Rubavu, bari no kwishyushya akanya. Mu kanya gato rero bagiye kureba umukino mwiza cyane uri buze guza ikipe ya Rayon Sport Women Football Club n'ikipe ya Uwezo, niyo kipe bari buze gukina ku isaha y'isa 6. Hanyuma ku isaha y'isa 9 11 b'abazungu baraza kumanuka mu kibuga bakina n'ikipe ya Etincelle. Ngira ngo iyo match yo barayizi. Message ndi gutanga ni imwe yonyine, mugura amatike yanyu ya match y'uyu munsi, ngo ni match zigera kuri 2 muri buze kureba, ariko munibuke kugura amatike y'umunsi w'igikundiro, kubera ko uyu munsi w'igikundiro ni umunsi mwiza turimo turategura, turimo kubategurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngaho rero enda telefone yawe, fata telefone yawe, kuramo urufunguzo, tugendane mwibutse code ugiye gukanda kugira ngo wigurire itike yawe. Kanda kanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego. Nunyura muri iyo nzira uraza kugura itike y'umukino wa Etincelle iri kuri 1 kuri 2. Noneho uri buze kubonaho umukino w'ikipe ya Rayon Sport vs Yanga Africans, arimo ko n'itariki umukino ugomba kubera ko ari tariki 15 z'ukwezi kwa 8 2025. Ariko ku mugoroba ntusinzire,
utarebye jezi ya away y'ikipe ya Rayon Sport kuko turayimurika kuri uyu mugoroba, ariko gutangira kuzigura jezi zo bazigurisha ku munsi wo kuwa mbere, ariko ntarasoza bajye no ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport twabashyiriyeho abari mu ntara uburyo bagomba kugera mu mujyi wa Kigali. Imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport twamaze kubashyiriraho abakoordinator bashinzwe buri gace kose kaho abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagiye barari benshi, hanyuma bagende bafata izo nimero mu rwego rwo kugira ngo bahamagare abakoordinator babo biyandikishe, bazazire hamwe, binaborohere kuba bataha bava mu mujyi wa Kigali kuri uyu munsi w'igikundiro. Ndumva ariyo message nagenera abakunzi b'ikipe ya